Igihugu cya Uganda bakoze igikorwa cyo guhaha ibicuruzwa bigizwe n'ibyo guteka, ubwo harimo amavuta, makaroni n'ibindi bitandukanye nk'uko mugenda mubibona kuri screen zanyu, ariko iki gikorwa kikaza kuba hatabayeho ko bakoresha amafaranga y'inote n'ibiceri cyangwa se fiat money, ahubwo bagakoresha amafaranga ya Pi network. 20 z'uku kwezi turimo kwa 12 nibwo igikorwa cyabaye. Nk'uko uri kubibona kuri screen yawe, hano uyu muntu yaramaze kugura amakaroni maze bamuhereza QR code cyangwa se quick response code. Ahangaha ni ya indi uskana hanyuma ugahita ubona wallet address nk'uko uri kubibona mu mashusho yawe, ugomba kohererezaho Pi. Hanagiye gushyiramo Pi, araza gushyiramo ibice rwose ubibone ko ari ku giciro cya GCV, ntago ari edit, na mafoto cyangwa se n'amashusho yafashwe n'abari bari muri icyo gikorwa aho cyari kiri kubera, hanyuma akishyura ubundi bakamwemerera gutwara ibicuruzwa ndetse bya bindi byose yahashye akaba yabijyana. N'ama video atandukanye yo tubanjirijeho ni iyi ngiyi arimo yishyura nyine makaroni yaraguze, ariko kandi hari n'andi mashusho ari bugenda akurikiraho bari mu nama bateranye, barimo bakora igisana meeting, ndetse hari n'ahagaragara nkaho twavuga ko ari ku cyicaro. Ubwo abari muri Uganda aho byabereye bashobora kuza kudufasha bakatubwira uko byari byifashe n'ibyari birimo bijya mbere nyine kurushaho. Aho navugaga ni ahangaha, urabona ko hari Pi network Uganda ku giciro cya GCV. Hari abantu benshi basa naho bafitanye ibiganiro mbere yuko icyo gikorwa cyo kugurirana ibicuruzwa gitangira. Ntekereza ko aribwo iyi video yabaye yafatwa, ariko ni igikorwa cyabaye nyine abantu benshi bakaba bakwitabira icyo gikorwa cyo kugura ibicuruzwa bitandukanye, hanyuma bakoresheje ababyishyurwaga hakoreshejwe ama Pi coin, ariko bagakoresha n'ubigitegereza nta muntu n'umwe muri iyi video urimo urakoresha ama coin akuye kuri OKX n'izindi exchanges zarestinze Pi mu gihe yari ifunguye open network. Bakoreshaga iziri kuri wallet. Ndaza kuza kubashyirira nimero